umugisha wawe hahoze hagurujojo umuvumbi wawe tuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo umuvumbi wayo tuvubira imvura icyatumukeho uje guhabwa umugisha wadusezeranije utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo umuvumbi wayo vubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo umuvumbi wawe tuvubira imvura itamikagwa vuba ubu tukiri ku mavi tugutakambira tuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo umuvumbi wawe tuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo umuvumbi wawe hagurujojo umuvumbi wawe hagurujojo umuvumbi wawe. Haleluya. Mureke dusenge mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Twumvishije indirimbo y'umuririmbyi ariko ariyo ndirimbo yacu. Tuvuga tuti Mana utuvubire imvura yahahoze hagwa urujojo ariko ubuduha umuvumbi wawe. Uwiteka Mana yacu, Uwiteka Mana nzima, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, duciye bugufi mu gitondo cy'uyu munsi. Muri iki gitondo twibuka Pentecost. Uwiteka Mana yacu, aho washohoje rya sezerano wasezeranije intumwa zawe ndetse natwe ab'iki gihe yuko Uwiteka uzohereza umufasha. Uwo mufasha akaba ari we mwigisha w'ijambo, uwo mufasha akaba ari we udufasha muri byose no mu by'ukuri kose. Uwiteka Mana yacu, twongeye gusaba umunsi nk'uyu ngo wongere utuvubire imvura natwe. Twabonye urujojo ariko turasaba umuvumbi wawe muri iki gitondo. Habwa icyubahiro kuri uyu munsi wa none Data wera. Habwa icyubahiro tugutakambira dusenga duhamagara izina ryawe rikomeye. Wavuze ngo tuzaguhamagare uzumva uri mu ijuru uzatwitaba. Uwiteka Mana yacu, turi kuri uyu murongo wahagutse, turi muri riteraniro ryera, tuzamuye amajwi yacu mu kanwa kacu twatura kandi dushize amanga tuvuga ngo Uwiteka Imana yacu, ongera utwibuke, ongera Yesu uhembure umurimo wawe muri uyu mwaka, muri iki gihe, muri aka kanya. Uhembure Data wera umurimo wawe. Uwiteka, dore turasa nk'abari mu butayu, imitima yacu irumye, irumaganye, iraturagurika nko mu butayu bwose Mwana. Ariko muri aka kanya nta kindi cyadukiza, nta kindi cyadushoboza, nta kindi Data keretse imvura yawe,
keretse umuvumbi wawe, kugira ngo duhumurizwe imitima yacu, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, kugira ngo tubashe kuguhamiriza no kuvuga ibyiza byawe mu mahanga yose data, mu bakunzi bawe kugira ngo bakwishimire, mu batakuzi kugira ngo bakumenye. Uwiteka Mwami Imana yacu, tuguhaye gahunda yacu yo kuri uyu munsi wo kuganira ijambo ryawe Mwami. Ni ukuri waravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye uba uri hagati yabo. None Uwiteka Mana yacu, tuguhaye ikaze, presence yawe hagati yacu Mwami, kugira ngo tubashe kwigishwa nawe. Uwiteka wasezeranije ko uzabana natwe ibihe byose, ukomeresha ijambo ryawe ibimenyetso n'ibitangaza. No muri aka kanya katubona ibimenyetso n'ibitangaza bya Pentekote Mwami, twongere dusubizwemo imbaraga Mwami Imana yacu. Urakoze ubu tukiri ku mavi dusenga, tukiri aha tuvuga ijambo ryawe. Uwiteka uducunshumureho uwo mugisha, uwo muvumbi wawe, ayo mavuta yawe, izo mbaraga zawe, uko gukizwa, uko kurokoka, uko gutabarwa kwawe Mwami kwacu kuvuye muri wowe Kristo Umwami wacu. Icyubahiro n'ishimwe bikuzamukire n'aka kanya n'iteka ryose. Amen. Haleluya. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, mbaha ikaze kuri Yahagutse yanjye nawe. Uyu ni umuyoboro wacu twahisemo, umuyoboro wa YouTube, aho tugamije kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu nyigisho z'agakiza ndetse no mu bikorwa, tugamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Ndagushimiye ko wongeye kuza aka kanya tugaterana jye nawe twizihiza Pentekote. Urakoze, Imana iguha umugisha kandi ni ukuri Imana ikwiteho. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana. Hano nta korari mfite, ndetse nanjye sinzi no kuririmba, ngira ngo mwarabibonye murabireba. Ariko rero guhimbaza Imana burya ntabwo ari indirimbo, ntabwo ari ikindi, ni umutima ugandutse. Ndagusaba ngo aho uri ugandukire Umwami wawe muri aka kanya, kuko arahari, presence iri kumwe natwe. Nubwo tutayibona ariko Uwiteka arahari. Reka twongere twibutse rero iyi Pentekote ngo niki. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko tutaragera ku munsi wa Pentekote nyirizina, ndibaza igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, ko ari igice abantu bose muri aka kanya ahantu hose barimo basenga bibutsa ibyo Imana yakoze, ndetse n'igice cya kabiri ku munsi wa Pentekote nyirizina, aho imbaraga z'Uwiteka zaje ku bantu, kubigishwa babo. Haleluya. Twe tutarahagera rero, reka twongere twibutse kuri ibi bikurikira byanditswe muri Yohana mu gice cya 14. Haleluya. Turasoma Yohana igice cya 14. Haleluya. Dutangirire ku murongo waho wa 15. Ndibaza mujye mumbabarira muri ibi bihe ndumva n'ikinyarwanda cyanjye kizarushaho kuba cyiza. Ubundi nsoma Bibiliya y'Icyongereza mu buzima bwa buri munsi, ariko ubu ngubu ngiye nyine kwita kuri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Ubundi njya nyibuka neza cyane mfite gahunda zo kujya iwacu. Ariko impamvu mbivuze gutyo nuko iyo ntekereza, iyo mvuge imirongo, ntekereza muri Bibiliya y'Icyongereza, kandi Bibiliya y'Icyongereza n'Ikinyarwanda harimo imirongo itandukanye. Ariko ubu ngubu natekerezaga ku murongo muri Yohana mu gice cya 4, dutangireho ku murongo waho wa 15, ariyo tubanza dusome. Haleluya. Ni mu Kinyarwanda. Yesu asezeranya kuboherereza Umwuka Wera. Ubwo ni intumwa ze mbega, ariko natwe turimo. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka Wera w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamubona kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azabana namwe. Haleluya. Amen.
twumvishije iri jambo ry'Imana ritubwira Yesu kuntu yasezeranyije abigishwa be avuga ati nimwitondera nimunkunda niba munkunda cyane mukaba munkunda by'ukuri muzitondera iki amategeko yanjye kandi nanjye nzasaba data wo mu ijuru aboherereze uwundi mufasha uwundi ariko ntabwo ahabwa abantu bose ntabwo ari uw'abantu bose ntabwo ari uw'abisi ahubwo ni uw'abakunzi banjye bankunda bitondera amategeko yanjye. Haleluya. Ati nubikora gutyo nanjye nzamwohereza. Atabisi yari impamvu batamuhabwa ntibamubona ntibamubona ariko mwebwe muramubona kandi ari kumwe namwe kandi azabana namwe azaba muri mwe. Haleluya. Rero umwuka w'Imana ni iki? Umwuka w'Imana ni imbaraga z'Imana, yego. Umwuka w'Imana ni umwigisha wacu, yego. Umwuka w'Imana ni umufasha wacu, yego. Umwuka w'Imana niwe utwibutsa ibyo Kristo yavuze yakoze, niwe utwigisha iby'ukuri byose. Umwuka w'Imana ni ukuri. Ariko Yesu aravuga ati abisi ntibamubona kuko batamuzi, batamubona, ntibamuruzi. Ariko mwe muramubona kandi ari kumwe namwe kandi azaba muri mwe. Haleluya. Icyo kivuze iki rero? Hari igihe twebwe tutabyumva neza kubera amadini n'inyigisho twaciyemo, tukumva ko Mwuka Wera ari uwundi muntu. Hari n'abamufeminiza bakamugira umugore, bakavuga bati Mwuka Wera ni aspect y'Imana y'ingore. Sinzi iyo Mana y'ingore iva hehe. Twebwe tuvuga Bibiliya Imana ari umugabo. Ariko abandi bati Imana iri ku rwego runaka, noneho umwana wayo akaba ku rwego runaka, na Mwuka Wera akaba ku rwego runaka. Uyu munsi ndakubwira ubutumwa bwiza. Imana Data wa twese wo mu ijuru, Imana umwana wayo, Imana Umwuka Wera, Imana ya Israheli nimwe. Haleluya. Yesu abwiye abigisha be ati mwebwe abisi bo ntibahabwa uyu Mwuka Wera, abisi bo ntibahabwa uyu mufasha, ariko mwebwe muramuhabwa kubera yuko muramubona. Bo ntibamubona, ari kumwe namwe kandi azaba muri mwe. Noneho wumva ikintu cyiza cyane kandi kinaryoshye. Ayo magambo mbabwira ntabwo aranjye ku giti cyanjye, nanjye nayasanze muri Bibiliya kandi ndayasobanukirwa numva ari byo koko. Noneho ageze muri Mariko igice cya 16 ari cyo gice giheruka mu gitabo cya Mariko, munyemerere tuhasome. Muri Mariko 16 ku murongo waho wa 19. Mariko 16 ku murongo waho wa 19. Mariko 16 ku murongo waho wa 19. Biranditse ngo, reka nsome nanone mu izina rya Yesu. Ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose. Umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akoresha ijambo, abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso n'ibitangaza, ibimenyetso byagendanaga naryo. Mumbabarire nsubiremo aho hantu, nongere nsome mu izina rya Yesu. Ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose. Umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Haleluya, amen. Aha turahumvise yemwe. Yesu twasomye hariya muri kiriya gice cya 14 kuri Yohana ku murongo wa 15 waho no kumanuka gatoya. Yesu abwira abigishwa be ati nimunkunda muzubahiriza amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data aboherereze Umwuka Wera umufasha mu izina ryanjye, aboherereze uwo naza. Haleluya. Ni umufasha, ni umwigisha, azampesha icyubahiro
haleluya, umwuka wera ahesha icyubahiro umwami Yesu. Ariko ikintu havuze gikomeye nshaka ko mwumva neza, aravuga ati abisi ntibamuhabwa, abisi ntibamubona, ariko mwebwe muramubona, ari kumwe namwe, azaba muri mwe. Haleluya. Hanyuma twumvishije hano ngo amaze kuzamuka ahangaha muri Mariko 16 utangire ku murongo wa 19 ariyo mirongo iheruka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, ngo abo ngabo bamubonye amaze kuzamuka. Aho niho tugiye gutangira kumva nyine bya Pentekote, ari kumva ibyakurikiye. Tumvishije ibyatangiye n'ibyakurikiyeho, haleluya. Twumvishije isezerano n'icyabaye nyuma y'iryo sezerano, haleluya. Aravuga ngo abo nyine, abo ngabo yabwiraga ayo magambo, abo bamukunze, abo bitondeye amategeko ye, ngo bamaze kumubona azamuka, haleluya, ngo maze barasohoka nabo baragenda bajya kwigisha ubutumwa bwiza, ngo ari kumwe nabo akomeresha ijambo rye, atari ijambo ryanjye, ibimenyetso n'ibitangaza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo wowe uri aho ngaho, wowe wakurikiye wenda video nabanshije, wowe wakurikiye video nabanshije gushyiraho, nkunda kuvuga ngo abantu tugizwe n'imitima ingiyi ine: umutima ukomeye w'ahantu hakomeye humaganye, sibyo? Nkunda kubivuga, n'umutima wibuye, n'umutima urimo amahwa, n'umutima w'ubutaka bwiza. Ntabwo aribyo nshaka kuvuga rero, ariko wowe ufite umutima w'ubutaka bwiza, aho ijambo ry'Imana rigwa, iryo jambo akaba ari ryo mbuto igwa mu mutima wawe w'ubutaka bwiza, rikera imbuto 60, 100, 1000, I don't know. Wowe umutima wiza wumvishije iri jambo, kuko ijambo atari iryawe, rikagukoramo umurimo, haleluya, nta kibuza n'ibimenyetso n'ibitangaza, haleluya, bigendana n'iryo jambo, nta cyabuza ko bibaho. Haleluya. Tujya tubona ibitangaza byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ntitumenya ko ari ibitangaza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ubare imigisha yawe, ubare ntusigayo n'umwe, urebe ibyo Uwiteka yakoze. Uwiteka akoramo ibitangaza mu mirimo yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu mirimo yacu tubona ibitangaza, mu kubaho kwacu tubona ibitangaza, no kuba turahaduhumeka ni ibitangaza, ariko ntabwo tujye tumenya ko ari igitangaza. Haleluya. Ariko uyu munsi turamenya ko ari ibitangaza. Rero mwuka wera ntaho ataniye n'Imana. Mwuka wera akora ubushake bw'Imana. Mwuka wera ni imbaraga z'Imana. Yesu nawe yabwirizaga mu mbaraga za mwuka wera, yirukanaga abadayimoni mu mbaraga za mwuka wera. Muzi ko hari aho bamubwiye ngo Beelzebul, ngo akoresha imbaraga z'umwami w'abadayimoni Beelzebul. Akavuga ati niba nirukanisha, niba ari urutoki rw'Uwiteka rukora ibi ngibi, muragowe. N'imbaraga zazuye Kristo, n'imbaraga z'Imana, n'imbaraga za mwuka wera. Izo mbaraga rero turazikeneye, ariko twumvishije intambwe yo kuzibona, ngo umuntu agomba gukunda Uwiteka akitondera amategeko ye, ngo noneho na Yesu nawe yabibona gutyo akohereza uwo mufasha. Noneho mwuka wera we yaroherejwe advance. Twebwe dufite imigisha, kuko tuba ibintu byose twebwe no kwisubiramo, kuko abatubanjirije batubera urugero rwiza n'urwo kwigiraho. Ibi byose byarakoze, twebwe ni twebwe bo kubakira. Reka rero twumvishije ikintu kimwe muri iri jambo, twumvishije ko mwuka wera byari isezerano ry'Imana yasezeranije, ry'umwami yasezeranije abigishwa be, abamukunda bakitondera amategeko ye. Mwuka wera ni presence y'Imana. Yesu aravuga ati mwebwe muramubona, abisi ntibamubona, ariko mwebwe muramubona. Ntibamumenya, mwebwe muramuzi kuko muramubona, ari kumwe namwe, ngo azaba muri mwebwe. Haleluya. Haleluya. Mwuka wera ni presence y'Imana. Mwuka wera ni Imana muri twebwe, ni Imana iri kumwe natwe, ni Imana muri twebwe. Ariko ntabwo ushobora kuba wibera mu isi yawe ukora ibyawe ngo uvuge ngo zana mwuka wera w'Imana. Bitubwiye yuko nitwitondera amategeko y'Uwiteka, nitumwumvira tugakunda umwami wacu Yesu wadupfiriye ku musaraba, watubambiwe,
uwo mwuka wera haleluya twamubona natwe, birashoboka cyane. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa, turagenda dusimbuka kubera umwanya mutoya. Ndabizi namwe njya ndeba nkabona yuko, ariko ndagira ngo mbashimire ntimwumve ako kantu mvuga mugacika intege, ariko njya mbona abantu tudajya dukunda amavideyo maremare, ariko ndabyumva imyanya yacu irabaze. Ariko reka niyo mpamvu amagambo tugenda tuyacamo ibice niko navuga, ariko igihe kizagera dufata umwanya uhagije twiga ijambo ry'Imana. Na tekinoloji ntibitworoheye, turimo turimenyereza, ariko tuzi yuko Imana iri kumwe natwe kandi izabidushoboza. Hamwe n'Imana n'amasengesho yanyu n'inkunga yanyu tuzabona yuko tuzagera kuri byinshi. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu byakozwe n'intumwa. Hano ngo nuko bamaze guterana, ndatangira ibyakozwe n'intumwa mu gice cya mbere, turasoma ku murongo wa 6. Ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriraho ubwami mu Bayisiraheli? Arasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Haleluya, haleluya. Ahangaha ngira ngo mujya mwumva cyane cyane, hari abantu benshi natwe ubwacu dushyira imitima yacu ku bihe byo kugaruka kwa Kristo. Abangaba bo bari bafite impamvu babazira ijambo. Bari bafite impamvu babazira ijambo umwami wabo. Bari bafite impamvu, bari mu buretwa bw'Abaroma, bari bazi ubu ngubu bamaze kumenya umwami Yesu. Umwami Yesu yarapfuye, yarazutse. Ubu ngubu yaramaranye nabo iminsi 40 abigisha kugira ngo gushidikanya kwabo kubashiremo. Twagiye tureba bashidikanya basanga, twavuganye kuri babandi ba Emmaus, twavuganye ku ntumwa zari zigishidikanya, n'aka kanya zari zitaramenya neza, zibaza ziti ubu rero noneho ubwami bwa Isiraheli burageze. Ariko Yesu arababwira ati, ibyo si ibyanyu kumenya, ibyo ngibyo bizwi n'Imana yonyine. Ni ukuvuga ngo natwe rero ntidukwiriye guhagarika imitima ku bijyanye no kugaruka kwa Yesu, nubwo ibimenyetso ari byinshi. Ugasanga umuntu yitaye Yesu araje, ariko urukundo rwo kumukunda ntarwo. Ugasanga twitaye Yesu aragarutse, ariko kubahiriza amategeko ntabyo. Niba tutabikoze umwuka wera ntawe, none se yagaruka ubundi yasanga tumeze gute? Niyo mpamvu yababwiye ati, iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyo kora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bamureba, igicu kirabakingiriza. Murongo wa 10. Bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda, abagabo 2 barababonekera, bahagaze imbere iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Abo bari abamarayika. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Haleluya, amen. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo turi butindeho, ariko reka tujye kuri murongo wa 12, ari wo murongo tugiye kwitaho cyane. Ngo basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Eliyoni uri bugufi bw'i Yerusalemu,
ku rugendo rwo kugenderwa ku isabato. Ubwo numva nyine ku isabato wa mwebwe mwubahiriza amasabato cyangwa bazi isabato, wabara amasaha y'isabato ngo nangahe ukurikije uko isabato yizihizwa. Ubwo n'urugendo rw'amasaha angana gutyo, ntago twabivamo muri aka kanya. Ngo basubirayo, ndasoma ku murongo wa 13. Basubiyeyo burira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Bartolomeo na Matayo na Yakobo mwene Alufayo na Simoni Ziroti na Yuda mwene Yakobo mwene Yakobo babaga aho bose bamwe. Abo bose hamwe na ba Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusenga n'umutima umwe. Haleluya. Uko nyambabwira ngo mujye munyihanganira ikinyarwanda cyanjye sinigeze nkiga, nibyo mureba ndiyaranja, ariko Imana yaremye indimi, haleluya, ijya idushoboza kugira ngo tubashe kuvuga ibyo yadushyizemo. Erega buriya na Mose nta nubwo yarazi kuvuga, wenda yarazi indimi ariko ntago yarazi kuvuga, yaradidimanga. Ariko kuko yumvaga ibyo Imana yamuhamagariraga gukora byari bikomeye, aravuga ati ariko Uwiteka ngiye ntago nzi kuvuga. Imana iramusubiza iti ariko ninde waremye umunwa? Ninde waremye indimi, ururimi n'umunwa? Urumva Uwiteka ari Imana yashyize izi ndimi. Haleluya. No kuvuga nyine indimi zaje igihe cya Babeli, nkuko mubizi abantu biyubakira umunara wabo hanyuma haleluya, ibyo tuzabiganiraho. Hanyuma rero Imana irabacanganyikisha, ibaha indimi nyinshi, ariko no ku munsi wa Pentekote tugiye kwinjiramo neza tukumva ibyaho gatoya, Imana yongera ihuza abantu ikoresheje indimi. Haleluya. Indimi itfungura, haleluya, abizera Imana kumenya indimi. Nuko rero ngewe ntago nareba kutamenya indimi kwanjye guhagije kubera amateka yacu nk'abanyarwanda, kubera ibyo twaciyemo, ugasanga umuntu ari hano ari hariya ariga ruriya na ruriya, ugasanga indimi zibaye nyinshi muri twebwe, ariko nanone izi ndimi Uwiteka ajya zikoresha, haleluya, kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Noneho nimurebe aba bagabo twavuze ko bari bize, kuko bari bize, bari bamaranye na Yesu imyaka 3 bagendana nawe. Mbere yo kuba bari kumwe na Yesu, bari kumwe na Yohana Mubatiza, wa wundi wari integuza ya Kristo, babana nawe, bagendana nawe, ari abigishwa be, kugira aho Yesu yagaragariye hariya aho Yohana yabatirizaga muri Yorodani, Yesu nawe akagenda akabatizwa mu mazi menshi, ngo umwuka w'Imana ukamuzaho ari mu ishusho imeze nk'inuma, hanyuma ngo ijuru rigahinda, ijwi ry'Imana rikavuga ngo uyu umwana wanjye nishima kandi nezererwa. Haleluya. Ubwo aho ngaho Yohana mubonye niho yamweretse n'intumwa n'abandi bigishwa be, arababwira ati uyu ni wa wundi n'ubushumi bwe ntashobora gufungura, wa wundi ugomba kuzamuka nanjye nkamanuka, uwo nguwo intumwa zihitamo kumukurikira, izindi arazihamagara. Haleluya. Ariko bari kumwe bose barahamagawe. Yesu yigeze abwira abasengera avuga ati Yesu abangaba barabawe urabampa, abwira Imana, uwo ni Yesu Kristo, avuga ati abangaba ababigishwa bawe 11 wampaye barabawe, hanyuma nanjye urabampa. Haleluya. Icyama ngo tujye tumenya kubaha nkuko Yesu yubahaga se. Haleluya. Natwe tukubaha Yesu, kuko ubwo nibwo tuba turi abana b'Imana, kandi koko niryo jambo yatubwiye. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nuko rero abo bagabo bari bamaze icyo gihe cyose. Tekereza ikintu cya mbere tubanze kumva, tujye dusubira mu bintu twongere tubiganireho. Nukuri mutekereze izi ntumwa za Yesu Kristo, bo abana b'Abayahudi, abana b'Abayisiraheli, abana b'Abaheburayo, bo bigaga, urumva, bigaga ijambo, imico yabo ni ijambo, bakiga Tora, bakiga Tanaka, mbega ibitabo byabo by'amadini, ariko cyane cyane ibitabo bya Mose n'abahanuzi barabyigaga. Nubwo bari abantu batize cyane, ariko bari bafite idea y'Imana yabo.
haleluya, bari bayifite kuko n'umwana wabo bagejeje imyaka 13 14 nabo barakomezwa, cyangwa se wenda niba bakomezwa niba babatizwa babyita by mitzvah, aho baba barize ijambo. Icyo gihe baba bageze mu gihe cyo gukure nyine bakamenya Imana yabo. Rero abangaba bari bafite idea y'ijambo ry'Imana y'isezerano rya kera. Hejuru y'ibyo baba bigisha ba Yohana wabigishije inyigisho zo kwihana ibyaha no kwitegura kuko ubwami bw'Imana bwari hagati yabo, bwari hafi. Haleluya, barabatizwa barihana. Yohana arabigisha. Hanyuma yo Yohana kubigisha barongera bakurikira Yesu. Yesu umwami nawe arabigisha. Haleluya. Ariko nubwo Yesu yabigishije, hano arababwira ati muramenye mudapfa kugenda nta mbaraga. Mudapfa kugenda nta mbaraga. Mutegereze Yerusalemu, mbaze mbohereze za mbaraga nababwiye, mbaze mbohereze wa mufasha nababwiye, kuko uwo naza azabigisha, azabibutsa. Haleluya, ibyo nababwiye byose azabibutsa, iby'ukuri byose azabaha n'imbaraga, muzatinyuka, muzashira amanga. Haleluya, azaba ari kumwe namwe kubafasha. Haleluya, abahe n'imbaraga zo gutinyuka. Ibyo twabibona cyane. Ariko umva kuntu twebwe rero tumenya Imana tukaba twagurutse, ubundi kwiyumvamo umuhamagaro ukumva wagurutse, kuko uzi gusenga cyane uvuga amagambo menshi arutayange ukaba wagurutse. Ariko mu by'ukuri ahatari imbaraga z'umwuka wera nta cyashoboka. Kandi imbaraga z'umwuka wera ntago zipfa kuza. Imbaraga umwana, kuko imbaraga z'umwuka wera ni Imana, mwuka wera ni Imana, mwuka wera ni Kristo. Ngo abo barasohoka bajya kwigisha ijambo, ngo nawe ari kumwe nabo, ngo Yesu umwami ari kumwe nabo, ahamirisha ibimenyetso n'ibitangaza ijambo rye bavugaga. Yesu ati mwe murambona muranzi, turi kumwe, abisi ntibambona ariko mwe turi kumwe kuko murambona muranzi, kandi nzaba no muri mwe. Haleluya, nibyo yavugaga. Rero imbaraga z'umwuka wera ntago zipfa kuza gutyo. Hari inzira ziranasabwa rubanda. Ngo se mwebwe ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, ese wo mwijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera bamusabye? Ariko bamusaba nimunyitondera, nimunkunda mukubahiriza amategeko yanyu, nanjye nzabohereza uwo mwuka wera. Ariko aba bantu reka twumve kimwe, ntago bahise bagiye Yerusalemu ngo bajya mu cyumba cyo hejuru harimo abagore n'abana. Ngo abagore n'abana, sorry, abana ntabwo tubabonye, harimo mumbabarire mvuze abagore n'abana, ariko n'abana nabo n'abana Imana ibaha umugisha. Haleluya, Yesu yaravuze ngo n'abana nabo nibaze. Ariko mu cyumba cyo hejuru harimo intumwa za Kristo, harimo abigisha ba Kristo, harimo n'abagore, ndetse na nyina wa Yesu yari harimo, na nyina wa Yesu Kristo yujujwe umwuka hamwe n'abandi. Ariko igihari gikomeye tugomba kwitonderwa, ngo bari bagize gute? Ngo bakomezaga gusenga na umutima uhuye. Ikintu rero cy'umwuka wera rusange, cy'umwuka wera, imbaraga z'Imana zimanukira itorero, nabahuje umutima. Niyo mpamvu amateraniro yera akomeye. Simvuze ko umwuka wera atagusanga ahantu akakuvugisha, ariko izi mbaraga twagiye tubona mbere hose yuko niyo ahangaha wabona kuri uyu munsi wa Pentekote abantu 120 bose bari mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima basengera hamwe, umwuka wera araza. Reka duce mu ijambo gatoya. Ariko niyo wakomeza imbere ko umwuka wera agiye agaragara muri rusange, wasanze yarongeye agaragarira hehe? Itorero risenga igihe Peter bari bamufunze kugira ngo basengera hamwe, babafunguye basengera hamwe, umwuka wera arongera ati pa, imbaraga za mwuka wera zirangira ziraza. Wa muvumbi twahoze tuvuga uraza, pum, imbaraga, abantu bujizwe imbaraga igihe cya Cornelius gutyo, ndetse n'imbere yaho. Haleluya. Reka twumve rero umunsi wa Pentekote nyirizina. Ngo umunsi wa Pentekote, turi muri Pentekote ni mu gice cya 2. Ntago turi bugisome cyose, ariko turasomaho gatoya gusa. Namwe mufite Bibiliya zanyu, n'udafite Bibiliya basagende ajye kuri Google ashyiremo Bibiliya yera. Bibiliya yera arayibona, ari yasoma iri jambo ryanditswe hano mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 2.
umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Amen. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Uwiteka yabahaye kuzivuga. Haleluya. Ndagira ngo ngarukire aho gatoya, ariko ndagira ngo nginge ngusome icyo gice cyose ubyumve neza. Wenda ndaza kuvugaho ku murongo wenda wa 39, ariko ahangaha ikimenyetso tubona ni ubumwe. Imana ikunda ubumwe. Urumva? Umuntu wese udividinga, umuntu wese utandukanya abantu, umuntu wese uzana division mu bantu, nta bumana bumurimo. No? Imana ikunda ubumwe. Rero iyo turirimba nk'indirimbo tumaze kuvuga ngo umwuka wera, umwuka wa Pentekote, umwuka wa Pentekote, umwuka wa Pentekote uzanwa n'ibyo tumaze kumva, n'ubushake bw'Imana of course, n'ibihe by'Imana, kuko Pentekote yarabaye, umwuka wera arahari, ategereje abantu. Haleluya. Umwuka wera aracyahari, ntarahava, kuko hari igihe ngo tuzanyoterwa, dushaka Imana, dushaka umwuka, tubibure. Ariko muri aka kanya turacyafite gusenga, nubwo wenda tutari mu materaniro yera, ariko turi no kuri uyu murongo. Ariko niba tutari no mu materaniro yera, dufite n'imiryango. Niyo tudafite n'imiryango, basi niba twenyine, Imana igibona imitima yacu n'ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye. Muri iki gihe turi mu gihe gikomeye cyane, kidatworoheye. Ni igihe ubu ngubu dufite amahirwe yo gusenga nibura n'ahangaha ku murongo, ariko hari igihe kizagera na YouTube igire gute, itwangire. Mbega tuzabigendera gute? Niyo mpamvu uyu munsi tugomba kwibikaho impamba. Haleluya. Ariko reka tuve muri ibyo ngibyo. Uko biri kose, abasenga mu kuri no mu mwuka, waba uri mu Rwanda, waba uri hano, waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia, waba uri muri Aziya, waba uri mu bihugu by'Abarabu, igihe cyose uzaba usenga mu kuri no mu mwuka muri ibi bihe turimo, nanjye senga mu kuri no mu mwuka, isengesho ryacu riba rimwe ku Mana. Haleluya. Aba bantu nabo bari bahujije, bari mu mwanya umwe, bo bari mu mwanya umwe. Niba rero twebwe tudashobora kuba turi mu mwanya umwe, ariko ubu naha turi mu mwanya umwe, turahurira kuri uyu murongo, muri izi waves zo mu kirere, muri ikoranabuhanga. Nubwo ikoranabuhanga rifite ibintu bibi, ariko n'ibyiza byaryo birahari, biraduhuje. Nge nawe uwama nkamenya ikoranabuhanga bihagije, ariko wenda hari abazarimenya kundusha, dufatanye. Haleluya. Tuhuriye aha hantu rero, nta kuvuga ngo amakarisa yarakinzwe, ntago tubasha gusenga. No, tugomba kuba mu Bibiliya no mu ijambo ry'Imana, hanyuma tugasenga mu kuri no mu mwuka. Nibaza niyo tutahurira hamwe ku Imana irimo ikora. Haleluya. Haleluya. Ariko rero muri iki gihe simpamya ko ari ahantu umuntu ari adashobora guhuza n'abandi. Rero twebwe abakristo, Imana idusaba ubumwe. Aba bantu ngo bari kumwe 120 bose, bari ahantu hamwe, bahuje umutima, basenga. Aba ni babandi bitondeye ijambo ry'Imana, aba ni babandi bakunze umwami, bagendana nawe, bati byabo baramukurikira. Aba ni babandi batanze ubuzima bwabo gukorera umwami cyangwa gukoreshwa n'umwami. Haleluya. Igihe kigeze nawe ngo bose abari bahari, tubona umuriro, ibirimi umwuka urisa n'ibirimi by'umuriro. Bano bantu rero kubona ibirimi by'umuriro bari babisobanukiye cyane. Ugiye kureba wenda no mu Kuva nko mu gice cya 19, ubona Imana kuntu yababonekeye ku musozi Sinayi, yaje mu muriro. Si ukuvuga ngo n'umuriro wotsa, ariko mu muriro, mu fomu y'umuriro babonaga umuriro, ariko wari wibumbiye hamwe. Haleluya. Na Mose abona umuriro mu gihuru, nawe wari ahantu hamwe. Inkingi y'igicu n'umuriro
nawe wari wimbiye mu gicu kimwe. Ariko aka kanya ku munsi wa Pentekote umuriro ucikamo ibice, imbaraga z'Imana ku bantu, mu bantu, umwuka weraza ku bantu. Aho ngaho niho Yesu haleluya yabasangiye nanone nkuko yabivugaga ati nzabana namwe. Ati kandi baragenda barigisha Yesu ari kumwe nabo. Yaravuze ngo azabana nabo to the end of the age, kugeza ku mpera z'isi ngo azabana nabo. Nuko yabanye nabo mu mbaraga za Mwuka Wera, babona agakiza. Ese twebwe izo mbaraga za Mwuka Wera twazibona dute? Petero ahangaha mukomeje yatangiye noneho kwigisha abantu, kuko ngo byari mu masaha ya mu gitondo, abantu bakagira ngo basinze kuko bavugaga mu ndimi zitumvikana. Haleluya. Aha niho nababwiraga ngo igihe cya Beberi Imana yabatandukanyije ikoresheje indimi, bananirwa kumvikana mu ndimi. Ariko haleluya, mu gihe cya Pentekote Imana irongera irabahuza, bakoresha za ndimi kumvikana, babwira ubutumwa bwiza. Musomye ahangaha mwumva indimi z'amahanga zose zari ziri hari ahantu kubera iminsi mikuru yari iri Yerusalemu. Haleluya. Noneho ngo abantu baravuga ngo bari abasinze. Undi arababwira ati ni mu gitondo cya kare, ni saa 3 ntabwo tuba twasinze, ariko iri ni isezerano nkuko Imana atangira kwigisha Joel, uko Imana yabasezeranije. Numva ari Joel nko mu gice cya 2, Yoweri ababwira isezerano yuko bazahanura abakobwa n'abahungu n'abasaza n'abakecuru na haleluya, bazabonekerwa, bazahanura. Ababwira ko ari umwuka wera, ababwira ko nta gucanganyirwa kuhari, ko ari isezerano. Ariko igikuru cy'ibyo ngibyo ntago yabasobanuriye gusa iby'umwuka wera n'imbaraga z'Imana nuko ari isezerano Imana yari yarabasezeranije, ahubwo yabasobanurira impamvu yabyo, ko ari Yesu Kristo. Ari Yesu Kristo wa wundi bari bamaze iminsi barishe, ariko yarazutse amarana nabo iminsi 40 arazamuka, baramubonye. Ababwira ko uwo nguwo nyine ari impamvu, ababwira ibya Kristo, abigisha ubutumwa bwiza, ajya mu ijambo ry'Imana arabasobanurira. Ababyumvishije rero abo bari bari aho ngaho ngo bumva ngo barasa nk'abacumiswe mu mutima, barabwira bati bagabo bene data dukora iki? Rero iyi kintu kigusaba kindi kugira ngo uhabwe umwuka wera. Wabona umwuka wera utazi Kristo wapfuye wazutse koko, utaramenya Kristo. Abangaba barababwiye. Reka dusome ku murongo wa 37. Abantu 3,000 bahindukirira Imana. Ni ibyakozwe n'intumwa 2 umurongo waho wa 37 niho twatangirira. Ibyakozwe n'intumwa 2 umurongo waho wa 37 niho twatangirira. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko bababaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyo mpano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Haleluya. Ndagira ngo tugarukire kuri iryo jambo kubera umwanya, murabizi tugiye kujya no mu yandi matorero mu nshingano. Haleluya. Mu iteraniro ryera y'ubwoko naryo rirera. Imana ibaha umugisha cyane ko mwateranye natwe. Ariko Petero amaze kubigisha ibya Kristo, bamaze kumenya ko Kristo yapfuye akabambwa kubw'ibyaha byabo kandi aribo bamwishe, noneho ngo bumva baracumiswe. Ijambo ry'Imana rivuga ko ijambo ry'Imana ari inkota ityaye impande zombi, ngo ibanguranye igacumita mu mutima, mu nyama, ikagira ku magufwa no mu mikosoro no mu mishokoro animalo, hanyuma ngo rigatandukanya ubugingo n'umwuka, ngo kandi rikihutira kurondora ibitekerezo n'imigambi yacu yose, ngo kandi tuzaba responsible. Imana izaduholding accountable, sibyo, kuri ibyo bitekerezo byacu n'ibikorwa byacu. Aba nabarenga ijambo rirabacumise, baravuga bati noneho tubigenze dute? Petero arababwira ati ni mu mwizero uwo wabambwe, uwo mwishe.
nimumwizere uwo wazutse, nimumwizere uwo wagiye, kuko niwe Kristo, niwe Masiya, niwe Mana, niwe twari dutegereje. Hanyuma barabikora, kandi arababwira ati namwe nimwizera Kristo, namwe nimumwizera mukabatizwa mukihana ibyaha, namwe iri sezerano ni iryanyu. Simwe gusa ahubwo n'abana banyu, ahubwo n'abandi ab'Imana izahamagara, abo ni twebwe. Nanjye nagira ngo nkubwire uyu munsi muri aka kanya, kuri uyu munsi wa Pentekote, ni byiza cyane gushaka umwuka wera, ni byiza cyane gusaba n'imbaraga n'umuvumbi w'Imana twase dusaba wa mwuka wera, kuko izo nizo mbaraga z'Imana. Mwuka wera nutwigisha ijambo ry'Imana. Ariko hari intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere ni ukumenya Yesu, ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Wamaze kumenya neza yuko uri umunyabyaha ukeneye kubabarirwa, nta wera uri hano, nanjye ubarimo. Ariko umunyabyaha wamenye ko ari umunyabyaha agasaba imbabazi Imana, uwo arababarirwa yabivanye ku mutima, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Haleluya! Uwo nguwo arababarirwa. Hanyuma akiga ibya Yesu Kristo. Aba bantu bari barize ibya Kristo, baramubonye bamuzi, yarapfuye bamureba, azuka bamureba, barasobanukiwe yuko atishwe na Pilato n'abayuda gusa n'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ahubwo yishwe n'ibyaha byanjye nawe. Jewe nawe nitwe twishe Kristo. Ibyo ukora byangwa n'amaso y'Imana, ibyaha byawe, ibyaha by'urugo rwawe, ibyaha byanjye n'abanjye n'abakunzi bacu, ibyo byaha nibyo byishe Kristo nta wundi. Iyo tumenye ko ibyo byaha ari byo byamwishe, turabyihana, tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu, akatubera Imana, akatubera umwami, tukamubera abana, tukamubera ubwoko. Natwe tukabatizwa, tugahabwa uwo mwuka wera. Kwizera konyine, kwizera urupfu no kuzuka kwa Kristo, ni intambwe ya mbere yo kumenya Yesu, yo kumenya bwite. Ni nacyo kimenyetso cy'imbaraga gikomeye, ndetse no kumenya Imana no guhabwa mwuka wera. Uyu munsi ndagusabira rero aho uri, kugira ngo twongere dusubire ku mwimerere w'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Tuve mu madini, tuve mu bitekerezo, mu mindset zidafatika, mu gushakisha imbaraga tudashoboye no gukoresha, ahubwo dutumbere ijuru. Nk'aba ngaba dusenge dushyizeho umwete, tugire ubumwe muri Kristo, hanyuma kugira ngo natwe tuzagere igihe twuzuzwe izi mbaraga, tubashe gusohoka guhamiriza umwami wacu mu mbaraga no mu butware bw'ijambo rye, kandi ijambo rye ariherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Imbaraga za mwuka wera nizo zikora ibitangaza. Nta muntu ukora ibitangaza mu bantu, nta muntu ushoboye ikintu icyo ari cyo cyose. Ni ijambo ry'Imana rivuga, ribwirwa umuntu, hanyuma umuntu yakwizera. Ashobora no kuba atizeye kubwo inzira z'Imana yijya yishakira. Ni imbaraga z'Imana, nicyo nshaka kuvuga. Nta muntu, nta jewe, nta nundi, nta muhanuzi, nta aposto, nta bishop, nta prophet, nta abo bose mwirirwa mushakisha ngo babasengere, ngo babagireyo, ngo bagire mu misozi, babagire za Kanyarira. None imisozi barayiciye, bazajya ku misozi hiye, bazajya Kampala n'ubundi amafaranga bamaremo. Umva, nta muntu kugira ku Mana. Yesu Kristo niwe mediator, niwe muntu uri hagati y'Imana n'abantu, nta wundi. Nanjye babwirira ijambo, ariko twese tumenyera ijambo. Yesu niwe uba hagati yacu, ngo aho babiri bateraniye cyangwa batatu aba ari hagati yabo. N'ubu ari kumwe natwe nituguma duterana, n'ikindi gihe cyose tugasenga mu kuri no mu mwuka, tugashakira Imana mu ijambo ryayo, tutarishakira mu bantu. Naha ngaha nuza uvuga uti ngewe urambonamo Imana bwite igenda, uzabona umuntu. Ariko nuza hano ushaka Imana, uyishakira mu ijambo ryayo, urishakira muri Yesu Kristo n'imbaraga za mwuka wera, ntuzabura kuzibona, uzazibona. Kuko mwuka wera ari hano, aracyari hano mu kanya gatoya, kugira ngo afashe jye nawe, kugira ngo aduhe imbaraga zo kubwiriza, aduhe imbaraga zo gutinyuka, imbaraga zikora ibitangaza. Ariko ari we, ari agatoki ke, ari we ubyikoreye, kubera ko ijambo riba ryavuzwe. Ngo kwizera kuva ku kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi akira ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa Pentekote, wowe wumva ukunda Yesu n'umutima wawe wose,
niba ari byo koko wowe ko Yesu yavuze ngo ni mu nkunda muzubahiriza amategeko yanjye, wowe wumva nta kibazo ufite, umwuka wera rwose nakuzure cyane. Ariko wowe wumva umeze nkanjye uvuga uti Imana nyoza mbabarira, erega byarabayeho hariya nababwiraga mu kuva ku 19 Imana ishaka kwigaragariza abayisiraheli ku musozi Sinayi, ibituma Mose ngo abantu bajye kumesa imyenda yabo bitegure kugira ngo Imana ibonane nabo, ariko ntashaka kwegera na presence yawe, ntago byashoboka ku musozi Sinayi. Rero uyu munsi reka je nawe tumese ibishura byacu, tumese imyenda yacu musabune irenzi, isabune ni ijambo ry'Imana na mwuka wera arahari, niwe mumeshi. Haleluya. Azatumesa nituzana ibi bishura byacu byanduye, ngo atumesere, ngo yewe urushye uremerewe we zana imitwaro ndakuruhura, ngo nkuruhure. Uyu Uwiteka Imana akuruhure. Iryo niryo jambo rajya mu basangize rya Pentecote, mbabwira ngo Uwiteka Imana yadusezeranije uyu mwuka wera, uyu mwuka wa Pentecote, ariko turajya kwisanga tugasanga turi mu bihe by'ubuhenebere, ariko no mu bihe by'ubuhenebere mwuka aracyahari. Nidukora ibyo Bibiliya tubwira, tukanasaba n'uwo mwuka wera, tugahuza imitima, tugasenga mu kuri no mu mwuka, tugasaba Imana nkuko abangaba bari kumwe bose bateraniye aho ngaho, basaba bahuje umutima, bagasaba Imana izo mbaraga, bategereje Imana mu bwuzu n'umutima wabo wose. Mu minsi 10 nyuma ya Yesu amaze kuzamuka nibwo habaye Pentecote, bose bahabwa za mbaraga, babasha kujya guhamiriza Yesu Kristo muri Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya ndetse no kumpera y'isi. Kubwizo mpamvu muri aka kanya je nawe tukaba twumvira ijambo, no kubera bariya bumviye Imana, natwe nitwumvira hari abandi bazaza imbere yacu bazumvira Imana kubera iri jambo natwe tuvuga. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka nibaze ko ari icyo wizi. Niba rero wumva ufashijwe, uzi icyo gukora, dukeneye yuko ijambo ry'Imana rigera kuri benshi. Ukore subscribe, ukande kuri kariya kazogera, ukande kuri kariya gakumwe, unasharinga abandi. Ahangaha ndaza kubitunganya mbibashirireho. Muri aka kanya sinashobora kubikora kuko ubu ngiye mu yandi materaniro. Haleluya. Ariko ningaruka Imana ibishoboje ndabateraniriza ahangaha, ndaza kuyibashiriraho mukurikire. Hanyuma ikindi mudufashe rwose mu nkunga zose, ibi byose biradusaba ibifatika. Inkunga uko Imana igushoboje udufashe. Hanyuma ahandi naho ku cyumweru saa 4 haya masaha tuzongera tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana Uwiteka Imana nibidushoboza kandi katugezeho amahoro. Mbifurije Pentecote nziza, mwongera kwisuzuma, mwongera kuza imbere y'Imana kugira ngo twongere twuzuzwe izi mbaraga za Pentecote. Uwiteka Imana ibaho umugisha. Pentecote nziza n'icyumweru cyiza.